Okay, reka tubasuhuze tubifurize kugira ibihe byiza, tubifurize kugira impagarike n'ubugingo mwebwe mwese mukujya mudukurikirana mu biganiro byacu bitandukanye bya buri munsi hano kuri AM TV show ndetse kuri Gasabo News 24. Twagarutse muri gahunda yacu y'amakuru, twagarutse muri gahunda yacu y'ubusesenguzi. Nkuko bisanzwe ndi kumwe n'umukozi w'Imana Ephraim Musabwa. Ephraim, wiriwe neza? Wiriwe bwana Besa. Uri kunsuhuza nkaho ndi mu kabande. Ndabona hagati yanjye naho hari intera ndende. Hari intera. Hari impamvu twabihisemo. Hari impamvu iranagaragara. Twabitekereje kenshi cyane. Dusanga twabyishoboza twebwe gusa. Twitabaza abavandimwe kugira ngo tuvuge ku kintu runaka. Aho nuba nka Kiseketi bitabaje Never. Niko byagenze. Abibajijwe ari taratu. Yitabaje bantabo. Yabuze uyitabaza. Itabaza induru. Reka rero tubakire. Ariko reka yakwihinduka vuba. Yakuvamo vuba. Ukuru yitarakije. Nkaho yomenya kwihakana umuntu vuba cyane. Ibyo ni ukuri. Ephraim. Karam. Ku munsi w'ejo twari hano muri studio za MTV show na Gasabo. Dusezeranya abantu. Hari ikintu twabasezeranije ku munota wa nyuma. Prince na bya byuma by'abazungu. Numvishe na itamburiza indege. Bakabasubiza iyo bagasubira baje bavuye. Bagasubira iwabo mu Rwanda. Kandi ariho Prince ari. Cyangwa Prince abahe. Uzima mbivuze. Kongo twebwe abanyamurenge twaragowe. Bari kudusubiza iwacu mu Rwanda. Iwanyu mu Rwanda uzasubirayo? Tujya gukora iki? Niho bari kudusubiza iwacu se ni mu Rwanda. Twese turi abanyarwanda. Sawa. Mu byukuri tugiye kuganira ku kintu. Besa arakubitwa nareba nabi. Arakubitwa. Basubizeyo. Mbasubizeyo. Mumbwire ngo yego cyangwa hoya. Wasubira ucuramye wowe. Hoya. Urabanza umbaze hehe asige mvuge. Nakubaje ngo hehe inshuro nyinshi. Ugize ubwoba ugura kubi. Ndabona uri mumbaze. Ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Aba bagabo n'abagore sinzi icyo bishingikije batagira kuntera ubwoba gusa ubwoba bwinjiye mu mubiri ndabugira. Ngo inyamaswa idakenga Ephraim ntabyazi. Oya imigani yawe nayo yabaye myinshi. Reka Ephraim kwikomereza n'amakuru yacu ku munsi w'ejo twe twabibabwiyeho tubabwira ko hari abantu dushaka kuganiraho. Hari abakunzi bacu batubwiye ngo tuzabagezaho amakuru y'abantu bitwa ngo nagaki. Akaga nara. Oya nabanyakaga. Iyo rasa kuyibimye ni yawe. Iyo ni nziza. Twaje guhinga. Asigaye mugende kwibaza ibi bibazo Ephraim. Aba mama ba Debut TV show bambwira ko ibyo nibaza babifitiye ibibazo nibaza bifitiye ibisubizo. Bambwira ko ngo abantu bariho koko. Wenda tuvuga ngo Kagara abantu bahita bibaza ibintu byinshi. Baribaza Akagara ni bantu ki? Akagara ni bamwe mu ba Kongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu ngo ajya ankusoana akasana mvu nirinze kubivuga. Kandi nawaza bivugana navuga ngo abanyamurenge. Inde. Oya ni igihe yabishatse. Bigomba kuvuga gute? Oya. Jewe bigomba kuvuga gute? Abanyamurenge. Ntabwo ari abanyamurenge. Ntabwo ari abanyamurenge. Ibyari abanyamurenge. Ambase ibyari le bibale ukafinyura. Umva bwana Besa. Nagira ngo nihanangiriza abanyarwanda. Kuki bacurika? Kuki mufata izina ryacu? Mukarivuga uko twebwe tutarizi mukarigoreka. N'ukuntu twe tuvuga iryanyu. Wewe muravuga ngo abanyamurenge. Kuki twebwe tuvuga ngo abanyarwanda. Ntituvuge ngo abanyarwanda. Biterwa naho wavukiye n'igice wakuriyemo kuko umuntu wavukiye mu majyaruguru y'u Rwanda ubugiye vuga ngo abanyarwanda bitandukanye n'uburyo uri kubiprononsamo. None aba twaretse induru nyinshi Ephraim twibasira abantu. Abanyarwanda ndumva narashyushye Ephraim twibasira abantu. Ngo abanyamurenge. Sinzongera gukosa. Ariko ni nkuko kera tukigera mu Rwanda
twigaga mu ishuri bakatubwira ngo dusome ngo ikinyarwanda gusoma tugasoma ngo ikinyarwanda cyangwa ikinyamwanda abanyamurenge bavuga ngo ikinyarwanda hari uburyo mufite kandi ntabwo ari ikinyarwanda hari uburyo mufite aryo mufinyuramo ibintu ni pronunciation y'abantu batandukanye ntitwibagire abanyarwanda b'abandi ntihagire umuntu umwe ariko bajye bagerageza we kuvuga iyo je none se ngo bajye bagira gute waranyanduje sha no ngiye kuvuga ikinyamurenge kugeza turangije sawa kubera ko uyu munsi tugiye kwibanda kuri bene wanyu kugira ngo bumve urakoze cyane Frank kugira ngo bumve ko ari n'umunyamurenge mwene wabo uri kubabwiza ukuri urakoze cyane Frame mu by'ukuri tumaze twibaza ibibazo bitandukanye Frame tukibaza abanyamurenge n'ubwoko bumwe ahubwo gutyo ahubwo ngo abanyamurenge ndabisubiramo winyaye mwisunzu sha gutese magarare nuko winyaye mwisunzu n'ubwoko bumwe ariko mu by'ukuri n'ubwoko bwagiye buhura n'ibibazo bitandukanye Frame tugaruka ku makuru ajyanye n'ubusesenguzi no kuvuga kuri Kongo cyane abanyamurenge oya wowe komeza mana yanjye we kumfashe umwuka wera bana nanjye iyo le igume kuri le ireke kuba le nkuko ndi kubivuga twagwaye ikizamini gikomeye umwuka wera bana nanjye sawa mitigana mpaka ndangije nuko nagwegereye mu mukubite takre yakomeze Frame turibaza ubwoko bumwe bose barazira ikintu kimwe barazira uko bavutse barazira ubuyobozi bwa Kongo bufite gahunda bufite umugambi utari mwiza kuri ubu bwoko bashaka kubica bakabatsemba impamvu nyamukuru Kongo irangajwe cyangwa se irazwe inshinga no gukora ibikorwa bibi bibisha bavuga ko atari abakongomani ngo mwe muri abanyarwanda mwavuye mu Rwanda mugomba gusubira iwanyu mukaguma iwanyu mukaza guteza ibibazo muri Kongo bakoze n'amadocumente tugaza inkomoko y'abanyamurenge umwuka wera abana nanjye ibyitwara bisobanuye byumva kugira ngo bikorohere ibyitwara bisobanuye nyuma yo kubisobanura nza gusanga hari uburyo ubu bwoko bufitemo abandi bantu basa n'ababwikuye cyangwa se babugambaniye bene wabo bari muri leta ya Kongo bari mu butegetsi bw'igihugu ubutegetsi bw'igihugu burabica umunsi ku wundi baragaho ibitero bya drone mu Minembwe ababyeyi abapapa abana bato barapfa buri munsi dushingura abantu buri munsi aho turi ejo bundi barambwiye abantu mu kiriyo cy'abavandimwe bapfire muri Kongo n'uyu munsi hari abagikoze ibyo nukuri n'ejo hari abagikoze ibyo nukuri Frame ikiriho niki kubera iki aba bantu bihakanye ubwoko kubera iki aba bantu bagambaniye ubwoko ahubwo bagakora n'ubutegetsi buri kwica bene wabo ni iyihe mpamvu nyamukuru ntabwo nari nzi ko ngo aba bantu bazwi ndabimenye uyu munsi ntabwo nabwiye The Beauty ngo baze batubwire abo bantu ni bantu ki hano kuri kamera babamenye nitumara kubamenya icyo nzakora ni Frame nzajya nkora ubushakashatsi kuri buri muntu umwe menye ngo ni muntu ki yakuriye he abyarwa nande kubera iki yishyize muri uyu murongo n'ibintu nk'ibyo reka duhe ikaze The Beauty TV show. The Beauty umeze neza cyane bwana Gisagesa besa nuko turishimye kuba hano Prince shaka uburyo hanze byihuse uko murakoze ubutumire bwacu yego nakoze cyane kuba hano ndagira ngo tumaze tuganire ku kintu cyitwa umunyamurenge The Beauty na mama babiri abamama beza b'abanyamurenge bose n'abamama yavuze umumama n'umuntu ufite umugabo imfurakazi z'imurenge bakora ibikorwa bitandukanye byo kuvugira ubwoko n'aba entertainer n'abantu bazwi cyane kuri social media n'abanyempuhwe ejo bundi hari igikorwa bakoze cyiza
wa mugabo ndabaha niturangiza wa mugabo nababwiraga buri muntu ndamuha amadolari yaje kubagarukira n'ukuri wa mugabo nta nubwo yashatse kuvuga ibintu bibi yampamagara arambwira ngo abo bantu ngo icyo nashakaga kukubwira nashaka nyumve ano umuntu udukurikira cyane yambwiye ati bakoze igikorwa kinkora ku mutima yitwa Birori ati bakoze ari muri Australia ngira ngo yaravuze ngo bakoze igikorwa kinkora ku mutima ibintu bakoze bari abantu n'amakuru yabo numvise ni meza cyane so ubwo rero turamugarukiye ni nkaho twari tugiye kuvuga n'abari tubabarire Imana tubabarire amen nanjye nababariye twagiye njye natwe twababaye njye n'umugabo saba katwikomereza ndagira ngo mbanze ngane na debut muri abanyamulenge kazi mbese be ndomugorora ndukuru umugorora ndagira ngo unyibwire mu kinyamurenge nanjye ndakwibwira bana kinyarwanda oya nusige waranyepotinze se wowe narakwate wambwiye ko munyadukse nabaye imfura y'Efuremu imfura yawe kironda mfura gikurikira imfura ndagira ngo duhere ibumoso bwanjye cyangwa iburyo njyewe ibumoso bwawe ibumoso uburyo unyibwiramo urabikunda bwana besa kaka byihera ko umugore wacu ngende umugore w'abanyarwanda barumva nakongera inkwano sawa nk'abandi umukobwa w'abadahurwa nk'abandi umwishwa w'abatwari nk'abandi umumama afite umwana umwe w'umuhungu w'umunyarwanda nkaba ntuye mu gihugu uwo mwana we ni umumetisi ariko ni umunyarwanda ni kubera nyine papa we nyine w'umunyamurenge n'umunyarwanda ni kolabo y'umunyarwanda mwiza cyane yitwa nde mwiza rwose yitwa Shimwaganza Israel uzi ukuntu uwo mwana asa n'ababyeyi be bose asa n'ababyeyi be bombi papa we ni imfura ndamuzi nzamuha umugeni twararwanye muri Kongo na rwose abonye ko mfite nanjye naramushimiye namushimiye uriya muto niwe ukarabutse uriya mutoya niwe uzomenya gushakira urugo ushobora kuba ntumvishe baranganya ubutesi twagiye amatsiko yitwa Aline ni umwe mu ba presenter cyangwa se abanyamakuru bakora kuri Debut TV show ari kumwe na mugenzi we ntabwo ari wenyine bameze nk'impanga ese ubundi muri impanga murabitubwira nyuma nuko bimeze hanyuma amazina yanjye yitwa Queen Uwase Amanda ndi umunyamurenge ndi umugorora w'abahenda amashwa w'abahiga hanyuma umugabo wanje ni umusinzira mfite dufitanye umwana umukobwa yitwa nde Umuringa Ketia Roxane Umuringa uzi ikintu kiriho ayo mazina abiri afitanye isano rya hafi n'andi mazina nzi kuri Efuremu nubwo Efuremu araketswe iki oya besa none ko bitangiye ubyihakanye wowe wabyumvishe nabi ayo amazina abiri amazina ya Rozane n'Umuringa bifitanye isano rya hafi na Efuremu ariko kuko Efuremu hari undi muvandimwe nzi ufite amazina abiri nemutire ngo ni ibintu uyu ni mubyara wanjye ikindi wahehe mu bibogobogo ari hose ni mubyara wanjye iwacu iminembwe noneho ndi mwishwa w'abahenda zamura volume ntabwo ni ukuri pe narinzi uzabaze papa wawe azakubwira ni ukuri kose ni ukuri kose izina rya Yesu sawa murakoze cyane reka yari introduction kugira ngo mwicare muzi abo turi kuganira nabo ariko uriya mwana aricwa n'amagi ubundi Efuremu abantu bakoze amasomo cyangwa se bize ibijyanye n'imirire myiza ntabwo urya inkoko ebyiri ushobora gutangira guturaga zirenze ubu witegure ejo ku munsi ejo mitondo uzasanga presse yateye amagi
Okay, twaji akona gaciyemo ndaseka cyane. Anyway, Ephraim karame cyane. Ephraim nawe n'umunyamulenge. Niyo mpamvu nifuje ko duhostinga The Beauty, azi byinshi cyane ku makuru y'abanyamurenge ngewe ntazi, nirinze kwisanga mu mutego nabogamye cyangwa se naguye, nashaka amakuru nkeneye kumenya. Aline, umunyamurenge ni muntu ki? Umunyamurenge ni ubwoko bw'abantu bw'abantu baturuka muri Kongo bwitwa abanyamurenge. Bakaba ari imfura cyane, bakaba bazwiho kuba inyangamugayo, abantu beza mu bwoko yose nzi, abantu b'Imana. bakaba bazwiho abayumba. Icyo nzi ni igisirimba. abantu b'Imana. Kiramana. Reka mufasha nikorora. Umunyamurenge ni umukongomani. Umututsi, s'il te plaît. Komeza. Umunyamurenge ni umukongomani w'umututsi. Bavuga ururimi rw'ikinyamurenge, bari batuye ku musozi witwa Imurenge muri Kongo, akaba ariyo mpamvu twitiriwe uwo musozi twari dutuyeho. Thank you so much. Muri abantu batanduranya na gato. Umukongomani umututsi. Murakoze cyane nyine kugira ngo menye ngo umunyamurenge ni muntu ki. Umishwe ndi kuvuga neza. Ni kumva uri kuzi ndi kuva mu bwiza njya mu bundi. Mu byukuri hari ibikorwa mukorerwa na leta yanyu, ese mubona ari impamvu Aline na Queen mubona ari impamvu leta y'Kinshasa itabakunze? Nuko ntayihari. Ntayibaho. Ni ukuvuga ngo njyewe ukuntu nakuze nsanga batwanga, batwita abanyarwanda kubera ko turi abanilotike, kubera ko turi abatutsi, kubera ko tudasa nabo. Umuntu yozira kuba mwiza ba ibyo byose izina rya Yesu. Umuntu azasira ubwiza bw'isura. Niba ndi mwiza ukaba utari mwiza, ihangane niko Imana yaguha inyanza. Ete guha inyanga? Urumvaga niwo waritesheje agaciro mbere yuko tukagutesha. Mu gihe ubona ko umuntu ari mwiza ugashaka kumwicira icyo ngicyo ngo adasa nawe, that's a big problem. So ni ukuvuga ngo twe twakuze dusanga, ariko ababyeyi bacu batubwiraga ko mbere hose bari babayeho mu mahoro. Hanyuma muramfasha kwibuka imyaka guhera muri 90 na kangahe mu 1888 bwo bivuga ko mwagiye hariya, ariko intambara no kwicwa byatangiye mu mwaka Ephraim. Kwicwa ubundi bya kuva muri 64 abanyamurenge barishwe. Baziriki muri Kongo. Bazira ko kuva muri 64 bwashize imyaka ni myinshi. Ariko ni kuva muri details, kuva mu ntambara y'icitwa Murere nibwo abanyamurenge batangiye kwicwa. Yego, urumva ko ari igihe kirekire abantu bicwa kugeza uyu munsi wa none. Yego, hagiye hacamo agahenge abantu bakagiraga amahoro igihe gito, ariko nanone still bya bintu bikongera bikagaruka. Niko ibintu bimeze kugeza uyu munsi wa none. Batuziza ko turacicwa. Ejo dufite ikiriyo. Urakoze cyane. Njya ngo tubanze dutange ishusho rusange y'uburyo ki ibibazo byo kwica abanyamurenge, kuba vangura mu bandi banyagihugu b'Abakongomani babita ko atari Abakongomani, uburyo byatangiye. Ni ibintu byagize ingaruka zikomeye. Uyu munsi population nyinshi ubwoko bwitwa abanyamurenge bari ishyanga, bari mu bihugu barahunze n'impunzi, babayeho nta byishimo, kuko mu Kinyarwanda twe tuvuga ko amahanga ahanda. Mubayeho nta byishimo. Gusa kuba mwarahunze ntabwo ari abanyamurenge bose bahunze, hari n'abasigaye kuri gakondo. Bareberera ababyeyi, abana bato bari mu bice kugira ngo bakomeze babane nabo, baba supporting, bibakomeze kwicwa nkuko byahoze bibaho mu myaka yo hambere. Binagenda naho umushinga icyo twirwaneho. Ali, nawe uri umwe muri bo? Abisande twirwaneho mu maraso. Wirwana mu buhe buryo? Njye nirwanaho mu buryo bwo kwemera ko fast twirwanaho nyishyigikiye, uko nako no kwirwanaho.
kuko iyo kwanza ushigikiye igikorwa cyiza uba uri muri icyo gikorwa. So rero kuba ashigikiye twirwaneho ni mu buryo bwo kwirwanaho kwanjye. Ikindi mfatikanya na twirwaneho mu bikorwa byiza byo gufasha abari ku rugamba nta umusanzu nkanatabara abasizwe hano n'imiryango imwe n'imwe yagiye isigara aba papa babo bagiye gutabara iwacu ukabana nabo ntabana nabo. Ephraim kunzwe cyo gikorwa bakoze ejo bundi gato cyane asigaye mbaze na Queen. Aba bantu ni abantu b'indashyikirwa ngira ngo babonye ko twabakubise na commentaire nziza. Bakoze igikorwa mu minsi yashize Bwana Desapesa bajya mu Bugande barangura ifuso iriya fuso y'amapine 12 ifuso y'amapine 12 barayipakira no ku mutwe hejuru ishitingi bari babuze ukuntu bayororosa. hari nizo nabonye baziritse ku mpande barayizana ati ba na hariya Gidurayi. Ikintu bakoze buri muntu wese umugabo wiwe watabaye agatabara ubwoko kujya kurengera ubwoko cyangwa se kujya gutabara abasaza n'abakecuru cyangwa se gutabara ubwoko bwabo. Buri muntu wese wagiye agasiga umugore ubwo bufasha bwamugezeho. Nukuvuga buri nukuvuga imiryango y'abatabaye iri muri Nairobi cyangwa se mu gihugu cya Kenya kugeza uyu munsi nta n'umushonje. Kubera iki ntago wambwira ko kawunga y'ibiro 50 akanya bayimase cyangwa se 25 ndakubwiye nta n'umushonje wemeranye nanjye asigaye dukomeze ntabwo bashonje nta n'umushonje. Impamvu badashonje aba mama si natwe twenyine ni benshi. Hari imiryango myinshi wese ahari afite icyo yakoze kuri aba n'ubu baracyakora. Abona twebwe twarebye Gidurayi, Kasarani, Mwiki, bypass turere tune. Hari indi rero hari andi matimu nayo yagiye afata utundi turere harimo abaceyamani kuko twebwe turi aba YouTuber tubishyira in public. Hari n'abandi bakora batavuga. Okay. Namwe muri rwanaho mu buryo bumwe cyangwa ubwo turi kwirwanaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni igikorwa cyiza. Nitumara kwiyubaka no kuzagera ikirenge mu cyababa cyane rwose. Twebwe nibwo tugitangira murabizi ariko tugeze kure. Wowe twirwaneho jewe ndiyo nanjye ngusigaye ngo maraso no mu mutima ngo waranyepo wowe nagushizemo uri ndi mama 23 mu maraso no mu misokororo mu bugingo iratembera. Ndumva ari amaraso yo gutembera muri uwo mujyo. Twikomereze nifuje kugira ngo mbana dusobanurire kugira ngo twinjire mu nkuru nyamukuru igiye kuganira uyu munsi. Ni igikorwa cyiza cyo kuba abanyamulenge mwararebye mugasanga atarimo ko leta yako ikomeza kubica mureberera mufite abasore n'inkumi bafite imbaraga nk'iza Ephraim ujya kako kaye buryo nyiraburyo twirwaneho imbere cyane twirwaneho abasore n'inkumi baravuga bati ntabwo dushaka kubona ababyeyi bacu mubica rw'agashinyaguro. Barahaguruka kubera iki murabikira iki murabazize iki bariyorganiza batangira no kugaba ibitero. Ntabwo bagabye ibitero ahubwo bahagarara muri position z'ibice barimo wabatera bagusubiza wiruka. Uzagerageze wowe wigire nk'abantu tugiye kuvuga mu kanya ntuzabikunda. Sawa ndaguha evidence namwe ko nkunda ibimenyetso twikomereze. Nandi kuvuga nashimye cyane igitekerezo cyo twirwaneho kuko umuntu wese ufite ubwenge ntabwo yakicwa areba ntabwo naza kugira ngo tega ijosi ngo teme reba se nkugire gucya gufata ni uraritema ninguca muri humye ndatemera ryawe cyane. Ibyo bita kwirwanaho. Umuntu wese ufite umutima mubi ntumuhe umwanya ahubwo naguhusha nawe urabigenza uko yaragiye kubigenza. Sindi gushikariza abantu bwicanye sibyo aho ni kuvuga reality ukuri kw'ibihari ni igikorwa cyiza. Ni initiative nziza. Abahungu badafite support habe nimwe abahungu bo mu cyaro bafite imitima ni umutima gusa irimo impamvu ni impamvu. Sawa ejo bundi Ephraim Karame hari umuntu wambabaje. Hari umuminisitiri wo muri Kongo muhuje ubwoko yitwa nde
yitwa Minisitiri Gisaro Muvunyi undi rusina ndwibuka sinangomba ko ngwibuka nta mpamvu yabyo numva ngo ngo nakagara ni mudahorwa kandi ni mwene wanyu ngo barine bapfushije bimeze gute bahagaze sawa reka twikomereze insosiyete kuvuga uwo mu ministre aba arihandagaje agiye mu bitangazamakuru ati ibyo bintu muri kumva bivugwa ko abanyamurenge cyangwa abanyamurenge bari kwicwa muri Kongo izo ni propaganda ni ibikorwa bya politike by'abanyarwanda cyangwa se bya leta y'u Rwanda igamije kugaragaza nabi ubutegetsi bw'Kinshasa kugira ngo bigaragare ko mbikubise frame yo nkuru namwe tujye muri studio twitereke hari ministre uvuze muri Kongo ahita mbira ngo kare sinjye nkorana n'abantu batagira ubwenge bakasha mugani wa nifashe mu mutwe n'amaboko yombi ese nuriya w'umusaza w'inzobe Gisaro munini w'inzobe na papa yahoze ari umuntu ukomeye ubu papa we mujye mureka tuvuge ibintu tubisubiremo ngaruke gato nihuse cyane ubundi uyu nguyu Gisaro papa wiwe izina abanyamurenge niwe warishinze yagize uruhare rukomeye ari no number 1 mu bantu baharaniye ko umunyamurenge yitwa umunyamurenge. Urakoze cyane Ephraim ntabwo ushaka gutirengera ngo ngere ku ngingo najya ngere ku ngingo nyamukuru duhe debut umwanya uko bambwiye ngo baje bikoreye liste y'abantu ngo bakaba hafi 100 sinzi niba uko bikuri yego ngo nabantu bagambariye ubwoko ni bipfu wambwiye ngo ni bikihari ni bipfu foundation turabigarukaho byo gapfa mukiba bihambe he mukibo ikibura kizi iwacu abakuru zitwa ngo nicibuye reka twikomereze none ukuntu bimeze bwana besa ni ukuvuga ngo tumaze kwitwa abanyamurenge twabayeho tubimurenge turahakurira hanyuma rero haza kuvumbuka izindi mvumbutsi mu minsi yashize ariko banahozeho nyine nubwo ariko bamaze kuja kumugaragara kuko iminsi y'umujura buriya ntabwo ibibazo baraza baratomboka baravuga ati yewe aba banyamurenge ni ndabisa abatutsi muri abatutsi bava he bajya he niko baje bavuga n'ubu niyo ndirimbo ni igitero n'inyikirizo ati muri abanyamurenge ariko ntimuri abatutsi kandi imagine umuntu kukwambura ikintu wavukanye ni nko kumbwira hari umukunda kubivuga cyane ukunze kubigarukaho ngo ntabwo ari abatutsi cyitwa ntuza ngarura yego nacyo ni igiki ngarura nicyo ni igipfu kiti igipfu hafi ya bose niyo myumvire bafite batwambura ubututsi bwacu twavukanye babujyana sinzi aho babujyanye bashaka ubwikubira so rero abo bahita bajya biyomeka kuri leta baba bagisahura mu nduru niko nabyita gisahiranda bagisahirana ukuvuga ngo bakunda kugaburira inda zabo cyane kuruta icubahiro baho ubwoko bwabo cyangwa agaciro baha bene wabo ari abatutsi suka ariko babibona ahubwo ni amafaranga babishura kakira nk'ishuru muri abatutsi zo bintu bibaho akira nk'ishuru uvuge ko utari umututsi akira nk'ishuru uvuge ko nyoka atishwe akira nk'ishure uvuge ko nta munyamurenge uhawe wicwa akira nk'ishure wihakana ubwoko bwawe niyo nicyo cyama bafite so rero ejo bundi abo tutugara nyine utwo tugara ni abantu leta yishura kugira ngo bahakane ibibera muri Kongo abo bantu rero abanyamurenge bazima bagifite umuco wo gukunda iwabo no kurwanira iwabo baricara babanyuzamo ijisho barabamenya barakorera urukitwa urutonde babashyira kuri liste baravuga ngo naho uzaca ugahura n'uyu muntu ubwo nari neza ukubita umujugujugu uzahungire kure cyangwa uzakomesha cyangwa se none azuka nijoro mu gicuku kicura ukumva warose uzabutswe cyane bitando utokesha ndosa kagara karakanyagwa ndatokesha beni ibintu nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu iyo liste bayisohoye uwo bantu abantu bahari abantu bahari bazwi uratuma baguruka mwahicaye murabandika mumenya ngo ni bande na bande iyo liste sije wayanditse ariko ni narabibonye
ni abantu bafite ijisho rireba kure ni abantu abarebereye inyungu z'ubwoko yego barazwi banakwibesheho muri iyi liste n'ibisangamo uhaguruka utunyomoza ngewe mpamvu nivuga ko abantu bagiye hari abantu bagiye bibeshaho bakabandika uwo munsi yararaga abonye ko ari kuri liste kandi atari akagara yahitaga ajya muri mituwalite y'ahaturuka agatanga itangazo akavuga ngo je banyitiranije ngewe ndamagana umuntu wese washize kuri liste sindakagara sinkorana namwe simfite na gahunda yo gukorana namwe umuntu utaravuze rero hari umuntu usatanze audio avuga ati jewe n'ukuri nta mpuriye n'akagara karagatsindwa sinigeze mba n'akagara sinzi n'uwashize kuri liste sinzi n'uwa ariko ngo arababarirwa sinaraye numvise ngo mayi fureko ngo yagarutse muramuzi fureko ni umugabo umwe si ngombwa wenda kuvuga n'umurara wiwe yari yaragiyeho noneho aba mayi fu ashaka n'umugore w'umumayimayi umupfurero ajya kurasa abanyamurenge ariko ejo yaragarutse wariyungada ntahoze numva bavuga ngo babanze bamukubita icyuhagiro asubire ku murongo amere nk'abandi arababarirwa ega nabari mu kagara uyu munsi aramutse aje akavuga ati yeme haribyo natatiriye igihango nari nateshutse natatiriye igihango ega uwo muntu yababarirwa agakubitwa icyuhagiro reka tuye gutinda cyane anyuzwa muri kawoshi yego ko mana yanjye azajya kozwa nk'imodoka reka tuye gutinda cyane Queen iyo liste nimwe mwayikoze iyo liste nzanyibona inyuraho ica ku mbuga kandi iyo liste irizewe kuko wa mugani itaza kuba yizewe uba waraje kurekarama izina ryawe kuko izina ni ikintu gikomeye mu buzima so aba bantu bari ahangaha bacemo muri kwihute cyane bagomba kuja muri kawo ndagira ngo isi yose dukurikiye mumenye ngo aba bantu bagambanye ubwoko ni bande abasome kubera bamuhaye nibo bamuhe bicemo igisoma umwe na Aline asoma undi ni benshi soma 10 na soma 1 hano ndabona ku urutonde sinjye warwanditse mu tubabarire urutonde twarubone dutya ntituzi ubwo utarimo nyine ubwo ntarabarimo hari uwitwa ngo Rutikanga number 1 ndakizi urakizi ndanyibona kuri YouTube uyu nguyu agira icano akose twahita cano iyo bayita irindi zina bakwita kuzimu ngo ni kuzimu afite umwobo avugiramo ni kuzimu ntabwo ari cano ni intera hamwe afite ubwiherero avugiramo hari umusarana yajya kuvugira uyu Rutikanga afite cano yitwa ngo ni One African TV ntumwamamaze bazanye mureba oya aragatsindwa nuzajya areba ibikorwa byiwe ajya mwamaganira kure uwo ngo ni muntu cyabahe ngo ni Rutikanga aba muri Amerika uyatuye muri Amerika yagezeyo arya amapiza igifu kirabyimba yibagirwa ko muri Kongo uko barimo burashira wowe ntajya nagaragara sinzi ko nuzi ishusho yiwe kivugira aho ngaho ni iki hari ubundi witwa ngo ni Kiana Kiana uyu nguyu we ni Kasha uyu nguyu wa mugani wawe ese ubundi Kasha ni iki ni umuntu wananiranye ari mu bayobozi ni umuntu wananiranye uyu Kiana twihute FM hari Kiana hari pastori Mavugo umukozi w'Imana uwayoboye wabuze ubwenge uwitwa pastori ntigenza hari uwitwa Rwirahira Joseph Mukiza Kingungwa uyu nguyu we Mana yanjye Kingungwa nkunda kumwumva n'ahantu iyo mugezeho nge mba numva ngiye guturika niba uzuye 10 uhe Aline Kingungwa uyu yitwa Mukiza Kingungwa Ngarura Patrick iyo ndeka no kumusoma uramuzi ndamuzi ni Nyagasozi twaze tuvuga mu kanya tugende hari Jafeti Akagara uyu kugira ngo Akagara kamenyekane byaturutse kuri uyu Jafeti tuye hano hakurya ni founder ni CEO niyo wavuze amagambo y'Akagara yose azi ko iyo utari bugere ku bantu uyu Jafeti ni wabaye intandaro yo kugaragaza Akagara cyari cyo urumva dukomeze frame twihuse cyane twatuvuze Jafeti wa 8 wa 9 Galas Bihozagara wa muhanzi umuziki wananiye
ngegeze kunsaba ko mufasha kumupromotinga akamenyekana ku isi. Wari utaramumenya ariko aho yari umuhungu mwiza yakorwaga umuziki. icyo gihe ataraba kagarega yakorwaga umuziki n'umushuti wanjye. yakoraga indirimbo zivuga ngo makanika wirinde gupanika ibintu nk'ibyo ngibyo. ejo bundi twumva komana yanjye gutangira nawe gutangira neza ugasoza nabi. niko sha wa muhungu we nibyo birimbo byawe bibi sinzojya kugukina. sinzana kumenyekanisha cyane. mise mbogama. uwacumi yitwa ngo ni Kamanzi Kibibi. Kamanzi Kibibi turamugaye akagara cyane. Ni mwene wabo na Masunzu. Ndanamuzi cyane twaranabanye uyu nguyu. Reka bivuye inyuma n'inzu. Kamanzi Kibibi. Uwo ni uwacumi. Ninde ukomeza? Kankomeza. Reka somo wacumi ugeze kuri 20. Menshi. Uwacumi Claude Munezero, uwacumi na kabiri yitwa Ruberangabo Enoke, wa 13 Rukema Lewis, abo ni abagabo bubatse. Ni Nyagasozi. 14 ni Bishop Goodwill. Ngo biki? Bishop biki? Bishop biki? Ubwo se ni Bishop. 15 ni Sebagabo Mitabu. Uyu Sebagabo ibintu yavuze mu akabyaramo hari Bukavu. Uyu ni umusinga n'umusirikarira. iyi ni intera hamwe niko babita CFDR CFRDC. Uyu ni FDR ariko. FRDC FDR. Natari kurya abantu babiri. Twikomereza. Nta FDR nta FRDC. Shirake Rukeba. Rukeba. Ntebutsi Maziga. Pole. Mumbabare ndwaye grippe. Kira. Ugeze hehe? Ni inyota. Tebutsi Maziganwa. Hakabamwo Rukumbuzi Bicece. Mugema Musore. Hakabamwo Ruhora imbere Shanto. Abonye hari Kanyamugengo. Twikomereze. Gakunzi Karanzi USA. Majoro Fureko umukwe w'abafurero turashize. Uyu nguyu niwe nawe mbabwira. Ejo yaragarutse. Ava muri Mayimayi. Turamwegereje cyane bamukubite pressure muri kawo. Ejo yaragarutse afite imbabazi bamukubita icyuhagiro. Hari muri training yo kwezi. Sawa twikomereze. Akabaho Tawimbi Richard. Tawimbi ari Kinshasa muri Bona uba muri Canada. Hakaba Late General Masunzu mwize. Lieutenant. Lieutenant niko bavuga. Nari mwishe. No shakumwisha. Abo ni general. Pacifique. Twari tumwihutishije cyane. Utakuntu mwamutindaho. Izina rya Yesu. Uyu nguyu bivuga ko nagize uruhare mu rupfu rwa General Makanika. Ariko tunamutinza. Ntabwo ari we wenyine. Yantera umwaka ko ndumva umutwe. Bivuga ko yishe n'abandi basirikare bakomakomeye b'abanyamurenge barenga 20. Bakomabye. Ariko nyamara igihe bazagaruka wenda ni tubakomere singuyu fuko yagarutse. Uyu Masunzu. Twikomereza. Igihe yagaruka akaba muzima. Komeza ko ni rurerure cyane. Nego tururangiza singe tubone mwanya kuganira. Hariho Rufora Mutabara. Hakabaho Muhamiriza Jean. Jean what? Ntago hashobora. Ni Jean Nkoko. Ni Jean Nkoko. Komeza nta kibazo. Hariho ko handitse ni Jean Nkoko. Baseka Prosper kamo Socrate Nkumbuyinka kamuganza utari warine. Hakabamo Beatrice Gisaro. Uwo ni umukobwa wa Gisaro. Hakabamo Gapunwa Norvège. Aba muri Norvège. Hakabamo Byiringiro Norbert. Hakabamo Zakaria Musinga uba Uvira. Turakwamaganye. Hakabamo igihungu cyitwa ngo ni Diouf. Hakabamo pasteur utari pasteur ngo ni pasteur Sibomana. Hakabamo undi mugabo ngo ni Manyota. Nutiyumvizo yandikisha akagaraho. Ko turasoma liste yo kubaheza ikise. Bavara umuryango. Hegimayi Ndisabiye. Hakabamo Shinga Muheto. Emasi Muhizi. Emasi we nakagara agira cyane yitwa Imuhira TV. Abantu mwese bakoze subscribe mugende muyikureho ndaje mu mariye. Karahembwaga nakagara. Iyo channel yarahindutse. Umva ngo bagire bate? Ntabwo ikibaho yarapfuye. Umva rya jambo Besabe. Basubscribe bungure. Rekada. Warugeze. Ako bivuze neza. Yarananiye kurivuga. Heza Besabe sarangiza abantu n'abasore cyane. Besabe soma abantu kandi nabisome. Nge ntabwo nasoma abantu badafite akamaro. Kanyamukuringo.
warugeze ahangaha nyine ni kuri Muhizi. we nyine Emasi Muhizi Kanyamukwengo w'imurenge kwibutsa iby'imurenge Ambira ko ari wa wundi turakugaye ni wa wundi nzi ni wa wundi ujya ukina nawe ibiteyatere byo nzongera kubipromotinga kubifungura hariho Kongolo hariho Nyirazo Elemanye hariho Gakwerere Bicengu Ruhango Kanyarwanda ngaho Musabwa Musinga mutavuga ko iki Musabwa Musinga mutavuga ko ari Efremu nakabyaramwe Muvunyi mwene Paulo mayo wawe Agakora. basoreje Paulo karaziruka nukuri kandi atimuka yandika umuntu gutya twikomereze Muhodari Manase na Ntanyoma uyu Ntanyoma yitwa Delphine muzarishire hanyuma de Pastor Patrick Pastor Yotamu Mene aba muri Mene asitama muri muri Amerika Ntagora Rukema ubanza ari cya gisaza cyavuze ya speech ejo bundi ikikinyamurenge Jules Sebintu Ntayoberwa Ndagije Frank Prosper Canada Bigira Insibo Mazeze Nikizeze Mahirwe Coco Jesus kuri mungu muzi Sebagabo Coco ubwo ni inzimwe Kibonki Ernest Thierry Canada Munyaneza Rubyagira Rugari Emiri na Nyundo birarangiye ibyo bibwa birarangiye hari umuntu nkunda cyane umurwanashakaza azita ngo ni imbwebwe imbwebwe ni imbwebwe banza ari imbwa y'ishyamba imbwa y'ishyamba murakoze cyane mu by'ukuri ntabwo ari njyewe wazanye iyi list gusa amakuru naho na debut bamwe ko iyo list hari yasohotse banayidusomeye nifuza ko tugasoma iyi list kugira ngo tunaganire kuri aba bantu mu by'ukuri kubera iki aba bantu bahisemo kubogama bagasiga abavandimwe babo n'ababyeyi babo bari kwicwa na leta ya Kongo bakabogamira kuri iyo leta ya Kongo ndagira ngo buri wese amubwire uburyo bimubona duhere kuri Ephraim bwana besa impamvu bahisemo ubu buryo bwo kubogama bakabogamira ku mwanzi wacu watumazeho abana akatumaraho abasaza akatumaraho abakecuru nta yindi mpamvu kuko urebye neza ukitegereza ni amaco y'inda nibyo twita amaco y'inda ni ukuvuga ngo leta ya Kongo urabizi ko uburyo bugaragara cyangwa se buremereye ikoresha mu kugira ngo ihindure abantu ni nk'uko uyu munsi mu gitondo twakoze ikiganiro nawe besa turimo turagaragaza uburyo Amerika yashatse kugaragarizwa cyangwa guhabwa diyama ziri muri Kongo amabuye y'agaciro ari muri Kongo kugira ngo bigende gute kugira ngo bagendere muri uwo mujyo bajye kwica abanyamurenge bajye kwica abatutsi bari muri Kongo babaziza uko basa hanyuma baravuga ati twebwe icyo dushaka turashaka kubahereza diyama hanyuma twarangiza kubahereza aya mabuye y'agaciro muri Kongo ubundi namwe mukaza mukagira muti mukaturasira abitwa bene wanyu bari ntabwo Amerika ari bene wanyu mukaturasira M23 ikava imbere yacu mukaturasira u Rwanda rukava imbere yacu kuko bavuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23 bo bavuga ko atari M23 yabateye ahubwo ari u Rwanda rwabateye ariko uyu munsi mu nkuru twazindutsemo n'umuvandimwe besa Amerika uyu munsi ibyo bintu yabiteye utwatsi yego yabiteye utwatsi intumwa yihariye tuyigarukeho gatoya ya perezida Trump yatumwe muri Kongo aganira n'ibihugu bitandukanye biri mu Rwanda mbese ibihugu byose birebwa n'iki kibazo ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari harimo u Rwanda harimo Burundi harimo Kongo harimo na Uganda ibyo nibyo bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari rero kuba Amerika yabiteye utwatsi abo ni abantu batekereza kabiri cyangwa se babanza kuzungurutsa ururimi inshuro zirindwi kugira ngo babashe kugira icyo basohora rero
kuba aba bantu n'abantu beretswe warumbaje ikibazo kivuga ngo kubera iki biyonko bavuye kuri bashaka kugambanira cyangwa se bagambanira ubwoko nicyo ngicyo nta kindi ntibigeze bareba imbere ngo bavuge bati se umutego w'abantu baduteze ni mutego ki sibyo bo bumvise amafaranga bari guhabwa babona amapeti bari guhabwa babona inzego bari kuzamurwamo mu birebana n'umurimo wa leta mu ntera baravuga bati ese ntagumye hano najya hehe ahubwo nagambanira bene wacu ariko nkarya neza ni nko kwica umuntu kugira ngo mwambure ibyo afite besa tuvugisha ukuri namwe mwa bantu mwabatumirwa muri aha ni gute kugeza uyu munsi wa none umuminisitiri muzima ahagarara akajya kuri televiziyo y'igihugu akavuga ko abanyamurenge batari kwicwa ahubwo ari propaganda irimo irakoreshwa igihugu cy'abaturanyi tumaze imyaka ingahe turimo turashingura abantu buri munsi besa n'ejo munsi w'ejo tuzashingura abandi ese umuntu yobesha ngo yapfushije akavuga n'izina ry'umuntu wapfuye akazana n'umurambo ari ikinyoma agashingura bikaba ikinyoma gute mw'abantu mwe kurengagiza ukuri kuzwi ni ukuvuga ngo ubu muntu bwashize muri bene wacu abo bita tugara nta umutima wa muntu utekereza k'imuntu wavuyemo iyo nyama hajamo inyama y'ubusambo ariko bibaho mu Rwanda nigeze kumva bavuga muri jenoside yakorewe abatutsi hari abatutsi bashinjwa nabo kuba baragambanye abantu bakicwa birahari kandi se ari umugore hatari basante yari umututsi ariko hari n'abandi b'abatutsi bagiye ariko nabo bakisha inyuma y'ibyo bitero n'iki biravugwa twagiye tubibona kenshi tubona dukora inkuru zimeze nk'uko urakoze cyane Ephraim aduha ibitekerezo bye ku mpamvu nyamukuru ituma ababita abagara n'amoko bw'abanyamulenge bagambaniye bagenzi babo cyangwa se abavandimwe babo uyu munsi barimo baricwa na leta y'Kinshasa noneho abo bene babo ni bamwe bari muri iyo leta batanga amakuru y'ubwiru atuma bene babo bakomeza gushira reka dukomereze kwa Queen ubona ari iyihe mpamvu ituma bene wanyu barabihindutse ubundi bariyasi ni kwa kundi ngo ongera ijwi ngo nta muryango ubura igipfu cyangwa ikigoryi mu kinyarwanda twega kakushita igipfu nibwo bizabyumvikana muri volume yo hejuru igipfu n'ikigoryi umwakurikira undi cyangwa ni impanga ngo nta muryango ubura ikigoryi ibi nibyo bigoryi byacu kandi ni ukuvuga ngo impamvu yibateye byose navuga ko ari ubwenge buke bwo gukurura bishira kwikunda kuri iyo udakunze mugenzi wawe niyo mpamvu Imana ari iryo tegeko rya mbere ryonyine yasize iravuga ati nukunda mugenzi wawe ibindi sefini bananiwe gukunda bagenzi babo bashira imbere amafaranga none ukuguha nkakubwira ati besabe akira amafaranga 5,000 nice muri umuntu wawe ntacyo bitwaye 5 uzabigura ko nariye nta kibazo kuko uhaze it's fine nuko tubafata akoze nzahora amazi that's the issue habe niyo wahora uhaze like niki kiguzi wagurishamo umubyeyi wawe ibaze ko hari amakuru amwe dufite yuko bagendaga bagiye kwica bene wabo ku rugamba akamarasa abahungu bene wabo gusa abagore bakamuririra ababyeyi bakamutakira akanga kubumva ukumva umuntu nta umuntu buri muri we amafaranga ari imbere ibindi byose biri inyuma ariko tuje kubatangariza ko tugeze ku iherezo ryabyo iherezo ryanyu riri bugufi ni ukuvuga ngo igihe cyose mwahereye muyarya suni akabaca mu mazuru ko nari mvuze ni ukuvuga ngo mwarambiwe n'ibikorwa byabo cyane turarambiwe abagabo b'abanyabwenge bigiye ubusa yani bafite ubwenge butadufitiye akamaro bo ubwabo bubafitiye akamaro uzi ukuntu bazabwira ubwenge ngo ni ubwenge twa kuranga ndagara ubwenge Perezida Kagame yaravuze ngo injiji ni izizi exact hari andi makuru yangezeho Ephraim buranga abantu bakagarama n'abantu basomye cyane b'abadokiteri n'abahanga cyane n'abantu bari kundi rwego kuragana nihe mpamvu basomye kugeza aho ngaho ko ari gukurikira amafaranga noneho bayabona mu buryo bworoshe bahita bavuga ati naha niho dukwamira Queen
nk'abanyamulenge kugira ngo koko ibibazo birimo kuko hari jenoside iri kubakorerwa muri Kongo cyane buri munsi abanyamulenge baricwa muri Kongo nta muntu ushaka kubyitaho nta ushaka kubimenya n'imiryango mpuzamahanga ntishaka kubyitaho yigira nkaho nta kintu ibona aba bantu ni abavandimwe kuba baratanye ni abavandimwe ubona ari bakwiye kurangwa n'iyihe mico kugira ngo mwese mutahirize umugozi umwe mubashe kugira ibibazo mwikuramo munakura mu bwoko muri rusange. iyi message nagenera aba bagabo ibyo bigabo ntabwo ari abagabo umugani wawe nk'uko wari ubivuze ariko umunsi bogaruka nibwo bo bafitiye akamaro ubwoko nibwo twamenya ko ari abagabo nibwo twagira agaciro k'ibyo bize ni ukuvuga ngo sinumva impamvu n'imwe uhagaruka ngo ntabwo abantu bicwa na nyoka arimo mu bagiye uwo muntu ari kuvuga ubusa ni ugushaka gukurura yishyira nyine niba amafaranga bakeneye ariko icyo nababwira nicyo nabasaba ntibagaruke dusenyere umugozi umwe turwanye umwanzi ari we leta nta nubwo tubitinya kubivuga exact ko ntabwo abantu bakwishwa imyaka 1 2 3 ngo mufite leta mu gihugu 4 5 aho ngaho ni ukuvuga ngo twahoze kera tutabibona cyangwa twarabibonaga ariko tukabura imbaraga ariko here we are hano hari M23 twirwaneho yaje guharanira uburenganzira bwabo kandi for the end ukuri kuratsinda ibyo ni ukuri ikibazo gisa n'icyo ninkubajije kwa mugenzi wa Aline narimbajije mugenzi wawe mwese muri abanyamulenge nihe myitwarire igomba kubaranga kugira ngo ibibazo byugarije ubwoko mu minembwe by'ubwicanyi cyane cyane byo bigarukeho biranye cyangwa se bibe amateka. ngewe icyo nabavugaho aba bantu kugira ngo ibibazo dufite birangire nuko bava ibuzimu bakaziba umuntu bakiyunga na bene wabo tugatahiriza umugozi umwe twese tukirwanaho naho nibatangira kuducamo kabiri nk'uko babigenje bakajya aha natwe tukajya aha nta gihe bizatugora gusubira muri gakondo yacu twese. icyo nabasaba ni kimwe bagarura ubwenge ku gihe basubize ubwenge ku gihe baze biyunge n'abantu baje mu bantu bave ubu ntabwo wababona hanze ni abantu bahora bihishe bitsimbatsinze ariko bari muri sosiyete kandi batayirimo ubu nyine bari mu gutinya ngo kuja muri sosiyete kubera ibyaha byabo gusa ni nka rya jambo ry'Imana ngo uretse isoni z'ibyaha zanje ngo nizo zonyine nizo bafite zibabuza kujya ku buryo basigaye batinya kujya mu makwe mu ma event y'abandi. So message nabagenera no kubabwira ko bagomba kuza bakajya mu bandi bagakora ibikorwa nk'ibyo abandi bakora bagafatikanya n'abandi kwirwanaho tukareba ko tugera ku ntego yacu. Murakoze. Arakoze cyane ku bitekerezo byiza badusangije bwana Ephraim. Yego ni inama ari kubagira kugira ngo mu by'ukuri iki kibazo gihari hari jenoside ntagira umuntu wikerensa hari ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge muri Kongo ntagira umuntu ubipinga nuko ngo abanyamurenge cyangwa abanyamurenge ko twavuze ni mwebwe mufite uruhare rukomeye mu gutabara ubwoko. Yego nta wundi muntu uzaza gutabara ubwoko bwanyu atari mwebwe ubwanyu nimutagira kwicamo ibice bibiri hakaba abashyigikiye ubwoko n'atabushyigikiye turabatumaho ababyeyi babo tatuma ababyeyi babo mugere bahwiture baze mutahirize umugozi umwe mwubake Kongo ibabereye mufitemo ijambo nk'abanyamulenge. besa eka rero mu by'ukuri wenda turavuga aba bantu ariko mu kuri wenda hari yarashizwe kuri iyi liste wenda atarimo wenda tukaba twayisomye gutya muri ubu buryo abayikoze ariko nyine utarimo ubwo ntarimo ariko icyo nzi cyo muri aba ngaba harimo abo bajya bita ngo ni baruharwa wambere nka batanu nka batanu bazwi reka mere kuri ya number 1 hari ibintu giye bajya avuga nkagira umujinya uyu ni umunyamurenge uriya witwa Rutikanga niyo tuzahera ngo ni umunyamakuru tuzamuhereho ejo cyangwa ryari uyu mugabo ibintu ukurikiye urebye ikinyamakuru cye rimwe ntiwakireba kabiri wumvise ibintu abarimo abari kuvuga hako kareba kakagabo ni muntu ki kweriho kugira ngo umva uyu nguyu
ajya atinyuka noneho agatuka n'abayobozi bakuru b'ibihugu ukumva ibintu avuze wenda nko kuri reka mvuge urugero nka perezida w'u Rwanda mu by'ukuri ni umugabo abantu benshi n'ibihugu bikomakomeye nka za Amerika bitangaho urugero bakavuga bati umuyobozi tuzi w'indangagaciro ufitiye akamaro Afurika haba none n'ejo hazaza. Trump yarabivuze yamuvuzeho yego Trump yarabivuze ati umuyobozi mbona ni muri Afurika ni Perezida Paul Kagame. Ariko wumvise ibyo Rutikanga uyu nguyu amuvugaho uratanga rukumirwa kavuga ati Rutikanga ni nka Galasi ukuntu yagiye kubwira perezida wa Kenya neza niko shakado nawe ngo kado umwite kadogo Petit n'ibisengeri bibi wowe urinde wo kugeza message kwa perezida wa Kenya. Wanza perezida wa Kenya aramusuye turaziranye ngewe nawe muri turaziranye buri hari ibintu twize gukora n'ibiririmbo bibi bivuga nabi ndambwa sinabikina reka bagabikoreye mu gikoni ari n'amadebe bacurangaga ariko Petit wo uhinduke nta mpamvu yo kugira ngo ubu mugambanyi uragambanira miliyoni z'abaturage kubw'inyungu inyungu ntoya ziri gutunga uyu munsi nejo ugasaba izindi kuko utakunga umwe n'abandi byibuza wunge ubumwe na twirwaneho. Reka nkubwire bwana Besa uyu munsi tugiye gusoza uyu munsi hari abantu benshi bafungiye mu Rwanda bari muri gereza z'u Rwanda. Uyu munsi iyo umunsi bakoraga ibikorwa byo kwica abatutsi bumvaga ari fye bumvaga nta kintu kizabagarukaho nta nkomyi mbese nta kindi kintu nta ngaruka bizagira mu buzima bwabo nta reverse. Ariko uyu munsi wa none bari muri gereza bamaze imyaka myinshi muri gereza nubwo hari abagenda babogo umenya ko hari abakatiwe burundu erega n'izina ryabo ryahindutse. Uyu munsi ukora ikintu kibi uri kuvuga ngo nta ngaruka zizaba ariko ejo ugahora n'ingaruka. Imagine ubu ngubu turi kuvuga aka kanya sibyo M23 yafashe Nord Kivu na Sud Kivu sibyo ni urugero ndi gutanga. Uyu munsi wa none bibaye Repubulika yigenga y'igihugu runaka bari abantu iwabo ko ari murenge ko ari muri Nord Kivu na Sud Kivu bajya hehe? Kuki badatekereza ibyo bintu? Kuki badatekereza ngo bavuge ngo ibyo turi gukora ejo ibi byatugaruka ku mutwe? Akavuga ati turi muri Amerika se ni iwanyu aho ngaho muri shyanga ndabona amasaro ye dukanze cyane Ephraim. Tuzagira umwanya wo kuganira kuri buri muntu umwe muri abantu bitwa ngo nakagara tuzahita tubavugaho cyane ibibi byose uzi ko aba bantu dushyiraho ko adresse zacu hasi sibyo ziriho tukajya kuri email ikintu waba uzi kumwe muri abo twavuze ukizandikaho hasi ukizane kuko ni mwene nde yavukiye he yize ibikorwa byiza n'ibibi yakoze ni ibihe tuze tubatangaze tubandike tubashye ku karubanda ezuba riva twigeze ku musozo ndakeka mwese muri twirwaneho cyane bo mu maraso sawa no mu mitsi no mu misokororo no mu mutwe no mu misatsi yego kandi kugikije mvuga Ephraim gusiye ndagira ngo twize ku musozo imisatsi y'abakobwa bacu twirwaneho n'amadubu icyo nagira ngo ngarukeho mu mboni zanyu nk'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge iyo lenda y'ifite oya ni sawa komeza mpaka ngeze ku cyo nshaka kugeraho mubona nicyo cyakorwa kugira ngo ubwicanyi bukorerwa buhagarare mubona ari iki mwakora kugira ngo mwunge ubumwe mukomeze kwirwanaho binagira imbaraga zo kundi rwego ntacyo twakora kiruta kwirwanaho nta nubwo dukeneye ngo tubibona niyo ntabwo turi kureba ko turakora icyo twakoze turi kwirwanaho kugira ngo ibyo bibi
ngo icyo twabona ngo cyadukura mu bwicanyi ntacu tubona amaso yacu ntabona ko harakora amaboko turahumije twagerageje kuvuga biranga ubu twarahagurutse turi kwirwanaho ahubwo tubaze ngo iki twakora ari nacyo kiri gukorwa ni ukwirwanaho niki muri gukora turi kwirwanaho gusa kandi imbaraga zanyu zirahagije cyangwa mukeneye indi support y'amahanga cyangwa se amahanga yaje sawa ataje ni sawa twarinze dufata buriya burere bwose nta mahanga arimo yego rero naza ni sawa nataza azagumeyo turendereye kandi ko turayibona gutya freedom is coming tomorrow. General Makenga yaravuze ngo icyo turwanira kirigaragaza turarwanira kubaho kwacu besa iteka ryose umuntu urwanira ukuri ntuzamwitanga imbere ikindi umuntu urwanira kubaho kwiwe ega umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho ntabwo uzambwira besa ngo unyirukane mu karere unyirukane kuyivuka iwacu unjyane heza urashaka kunjyana wowe uranjyana nkanda ahubwo ndakujyana mu ruhango wasanga waranahansanze ndakujyana mu ruhango efure okay iwanyu ngewe wacu ntabwo ari mu ruhango njye mvuka i Kigali Kacyiru mwana w'i Kigali okay ndanakubeshya anyway reka mu by'ukuri amasa ndabona irukanze cyane Ephraim uyu munsi yari nka introduction twifuza kumenya abantu ki njyewe nibaza ibibazo nabaze Ephraim umunyamakuru mugenzi wanjye Ephraim ankubita amacenga kandi nawe sinamwizera agiye mbona ko ashobora kuba abogamye cyangwa se uruhande abogamiyeho ariko niyo yabogama ahubwo se atabogama abandi kukibabogama uyu munsi babasha gusobanurira ibintu byinshi bigiye kuma devoir ikomeye ngiye kwita kuri buri muntu yego kwita kuri buri muntu uzabimfashemo ubwire abavandimwe babimfashemo n'abadukurikiye nkeneye kumenya amakuru ya buri muntu Bihozagara Jacques we ntabwo bizangora nzakumenya kuko nawe uri Bihozagara Jacques ninde nuhe ko nzi umuntu witwa gutyo umuhanzi umwe navuga iby'ibintu bibi niko yitwa Imwambure yitiranwa n'undi muntu yitiranwa na musaza wanje usarire wo twirwaneho kandi amakuru nayamenya ariko ayo ntazi nkeneye support yanyu mwebwe mudukurikira iki kiganiro dukeneye ko mudukurikira mutwandikira kwizi izi contact dushyira ngaho kuri aho hasi muri description harimo email waduha adresse za tukwamagara ukaduha amakuru ahagije tukarushaho kugaragaza abantu ki mu by'ukuri umuntu wese ukora ikintu kibi ntago ugomba kumuha umwanya muhagarike mu maguru mashya kugira ngo usevinge ubuzima bw'abantu benshi Ephraim twasoza ikiganiro dusuhuza n'abavandimwe bacu bari hirya no hino hari uwitwa Patrick Muturutsa ni umuyobozi mwiza cyane ari mu bayobozi bakomeye cyane b'umuryango wa Peace harya Mahoro Peace yego aradukurikiranye ari muri Amerika aradukurikiranye ariko banza bahinduye ubuyobozi tuzabigaruka hazabisobanura neza hari ibaruwa yaranyoherereje ambwira ngo tuzayisome tuyicengere neza twumve ibyayo ariko turamushuje dusubize n'abandi bose mudukurikiye yemwe bana ntitubonye umwanya wo gusoma ama message ariko gusigano kiri kuri YouTube jyaho hasi muri section ya comment usige igitezo cyawe tuzagisoma nitujya gutangira umwe ku wundi turabakubita hasi turabasenyagura okay ukora neza ashimwe ukora nabi agawe ni gutyo sawa murakoze cyane Ephraim murakoze cyane papa murakoze cyane The Beauty aba batumirwa bacu reka tubizeze ko ariko ntimuzadutenguhe oya ntabwo bibaho ntabwo dutenguhe mwebwe turi inshuti ntabwo byakuvugana bakagara nategura ikiganiro cy'akagara simbese hanyuma tugiye kuzajya tubana namwe hano muri ibi biganiro dukubite twesagure dusenye nguvu za shetani toka shetani kwa jina la shakara baba irukana amadaimoni n'amapepo mu izina rya Lafwine Yesu Lafwine nguri yasetse
Okay. reka tubashimire cyane The Beauty TV Show murano bagaciro mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Thank you guys. Abantu mujya kuri The Beauty TV Show bakomeze bakore subscribe cyane ngo bari kuva mu bwiza bajya mu bundi intwari kazi z'imurenge. natwe reka tubashimire cyane twitwa AM TV Show ndetse na Gasabo News 24 murano abagabo cyane kubita salute turabasare.